Ndabashimiye bakunzi ba Stone TV show. Uyu ni umwanya w'inkuru mukunze kugezwaho kenshi cyane nanjye Chenko. Uyu munsi inkuru mbazaniye yitwa I do queered him. Ni inkuru ishingiye ku mukobwa uhora wishinja kwica sheri we. Ntabwo tubizi niba yarabikoze cyangwa atarabikoze. Reka mbareke mukurikirane ino nkuru kandi mbibutse ko iyi nkuru itegurwa mukanayigezwaho nanjye Chenko. Welcome. Dutangiranye umusore Aida muremure w'imyaka 23 wirabura afite imisatsi myinshi, ari kumwe n'umukobwa Ange w'imyaka 20 mugufi biringaniye, utabona ko atari mugufi cyane, imibiri yombi, asutse imisatsi kandi ateye neza. Bafatanye mu kaboko bari gutembera, bageze aho babona umuntu w'umukobwa ari guturuka hirya, ariko ntibabyitaho barakomeza barigendera. Uwo mukobwa yitwa Anna, afite imyaka 23, ni muremure w'inzobe, asutse imisatsi. Yari ari kugenda areba hasi, yubuye umutwe abonera kure sheri we. Arahagarara, abura hareba, abura nuko yifata, ariko yumva afite ibyishimo byinshi cyane kumva ko ahuye na sheri. Wa mutipe Aida uri kumwe na Ange nawe abonye Anna, arahagarara, bararebana, bose bahita baza birukanka bahuriramo hagati, barahoberana. Umusore Aida akajya amufata akamuzengurutsa, ubona ko bose bafite ibyishimo byinshi cyane. Aida we yahise yibagirwa ko yari ari kumwe na Ange, ahita yifatira Anna, bicara aho ngaho ku ruhande, batangira kuganira. Anna: nukuri sheri, mbabarira no guciye inyuma ntabishaka, nukuri ndakwinginze icyaha ndacyemera, ntube waranyanze pe. Aida: oya, uretse please, banza undekure nsobanurire ibyo ngibyo byose utanamfasheho na gato. Aida yatangiye kurira kubera ko Anna yari atangiye kumwibutsa ibintu byo mu buzima bwo hambere bari bafatanye, arangije aramwishikuza. Anna nawe atangira kuvugana amarira menshi, ari gusaba imbabazi nyinshi cyane, ubundi arapfukama amufata ku birenge. Aida ari kuvugana amarira menshi: narakwizeye cyane, ndagukunda kurusha abandi bantu bose, ariko natunguwe no kubona ibintu wankoreye, natunguwe no kukubona iriya video. Anna nawe: basi babe, mbabarira nukuri, mbabarira pe, nanjye byaranunguye, ndakwinginze mbabarira, nanjye bari bandoze, ntabwo nabishakaga. Aida: okay ngaho nsobanurira neza kandi nsobanurira utambeshye, ntugire ikintu na kimwe umbeshye. Anna yatangiye kubwira Aida ibintu byose kandi nta kintu na kimwe aciye inyuma, atangira kwibuka ibintu byose byabaye ku isi yo hambere, ubundi amubwiza ukuri ibintu byose, nta na kimwe asize. Mu bintu byose ari kumubwira harimo umusore Eraste w'imyaka 27 muremure cyane, w'imibiri yombi, afite imisatsi myinshi cyane isutse mu bwoko bwa dread. Uwo musore yari inshuti cyane na Anna, ndetse uwo musore yakundaga Anna cyane, akagerageza kenshi cyane kumutereta, ariko Anna yari yaramunaniye kuko Anna we yari afite undi musore yikundira. Ariko Eraste we kwa kugerageza gutereta Anna byaramunaniye, yiyemeza kugira ibindi bintu amupangira kugira ngo arebe ko yamwegukana. Eraste yahamagaye Anna ari mu gitondo. Eraste: hello Anna, wiriwe, umeze gute se? Mukobwa nkunda rwose, nukuri ndagukumbuye. Anna yari guseka ariko Eraste we: sha nyine niriwe neza nta kibazo, wowe umeze gute? Eraste:
meze neza cyane, ariko nyine nk'uko ubizi ntabwo umuntu yabura gukumbura umukunzi we. Oya nakuna nubwo uri umukunzi wanjye, nyine urabizi ndagukunda pe kandi cyane, niyo mpamvu mba nkubwiye ngo ndagukumbuye. Ariko nyine wumve ngo ndagukumbuye gusa. None se nkwisabira ikintu kimwe, reka ngusaba akantu please, waje kundeba nukuri mbabarira uze kundeba, ndagukumbuye sibyo? Kenda kwinginze ntumakanire Ana. Ewe none se ko numva bitari bukunde se, uyu munsi ufite izindi gahunda nyinshi cyane Elaste. Ariko Ana umenya byari ikosa kugukunda. Ese ujya uzirikana ko ari njye musore njyenyine ugukunda bya nyabyo? Kariya gasore rero, kariya gasore kaba kakwiteretesha ngo ni Aida, kaba kakubeshya. Urabizi ni njyewe musore njyenyine ushobora kugukunda. Rekana n'udusore nka Aida please Ana, babaririza undebe nukuri. Ana yumvise Elaste akomeje kurengera asebya Aida cyane anamutuka, ahita amukupa afite n'umujinya mwinshi cyane. Ahubwo ako kanya Ana yahise yihamagarira Aida. Ana, hello babe, umeze ute baby? Ni amahoro? Aida, yo babe, meze neza ni amahoro. Wowe umeze gute se hane? Ana, nanjye meze neza nta kibazo, gusa nizere ko nyine nawe uri amahoro. Nizere ko nta kibazo na kimwe wigeze ugira sibyo be? Aida, yego niriwe neza babe, niriwe neza ni amahoro rwose nta kindi kibazo. Hano ndumva ngukumbuye cyane hane, ndagukumbuye cyane, nshaka nyine kuza kukureba sibyo? Suri mu rugo? Aida, yego ndi mu rugo, ngwino ndebe nta kibazo, nanjye ndagukumbuye sweetie, waza ukandeba. Ana aritegura arambara nuko arasohoka kandi yambaye neza cyane. Ku rundi ruhande Rita aryamye ku gitanda ari kwitegereza ifoto cyane, akitsa imitima, agahita atekereza ibintu byinshi cyane, akarira ubona ko asa n'umuntu uri kureba ifoto y'umuntu akunda cyane. Akiri mu cyumba hinjira undi mukobwa Samantha w'imyaka 21. Abonye Rita ari kurira, afata ifoto yabonaga yari afite mu kiganza cye, ahita yimushikuza yicara ku ruhande ku buriri. Ako kanya Ana we yari ageze kwa Aida, akingura urugi abona Aida aryamye mu ntebe ari gusoma igitabo. Aramwegera atangira kumwenyura. Aida nawe abonye Ana sheri we aramwenyura, arahaguruka barahoberana cyane. Ubundi bahita bongera baricara, Ana nawe amwicara iruhande, batangira kuganira bose bishimye. Ubundi ndabashimiye cyane mwebwe twari turi kumwe kuri Stone TV show. Reka mbifuriza ibihe byiza kandi mbararikire gukomeza gukurikira ino nkuru I do queried him, igice cyayo cya kabiri cyangwa se episode ya kabiri. Iyi ni episode ya mbere twari turangije. Bye bye. Cyewe nitwa Dudoschenko. Kora subscribe ukandi kuri comment, like na share kugira ngo ino nkuru ikomeze bagereho muri benshi cyane.